we ni ugendere oya ni ugendere oya mabuje de mabuje ajya he kuba turi kumwe oya bitewe ni uri kumwe nawe ndetse ko turi kumwe nzi ko Oliva mwareka igendere no kwimana ntago nabyumva njye nzi ko mfite umugabo none kabiri dolari kumwe ni habara ubundi wowe warasaze cyangwa ugira ubwenge ceceka aho ngaho vuba ubundi ugira ubwenge njye ceceke se ngurara hejuru ngiye kurya ceceka Bruze ntago mukeneye mana Didi Bruze ntago mukeneye se wamutaye umugongo nawe yavuze ngo umugongo ntawo nkeneye Didi reka nkubwire cameraman hagara hari asuko ko mwabana asa Didi ubugiye ko nyakwa reka nkubwire wa mugongo wawe wihakanye aravuze uti ndashaka ko tubana ndebe ko rusha Oliva sigari mwiza sha nka uri imbere umarice sigari amavuta mana nk'ubu buraya mana ukanzana wo buraya ntago ari bwo nyeneye muri iki gihe usunika hirya mana ntago nyirwana ntago nyirwana mana aho yaciye ntago yacurwa yaciye he wayishyize kwande ushaka kwacisha umuriro ica he uyishyira he ntago ugenda uwo nyine wayishyize he tugane gake wacike ucisha kwande tugane gake mana nuna friend unkore umpabarire sibyo mbabarire kiri ugusiga ugusanga nyine ni kiri bumva nta kibazo kiri ugusiga ugusanga amahirwe igihe umuntu yayatereye si rimwe si na kabiri si na gatatu nabwiye Imana ati Imana nibona ari wowe muntu wahindura ubuzima bwanjye izabureke bugume bupfe nta kibazo akore uziko uri gukura ndamaze imyaka ufite nyama uzagumira ndabisiko ndi mukuru uzagumira n'abanyarwanda nanjye narabyaye ese twese twabyaye ahubwo ugitegeza banagumiwe ejo nagiye gusenga ukumva nagiye guterana bambwira yuko nuko Imana birisere baramanuriye ntago mubeshya banza wumve ikibazo cyose nagutuma mvuga reka mvuge jewe ibyo bintu byarabaye byararangiye reka tutangire bundi bushyashya urasugura hombi urumva ndasana urumva ahacitse nge nzahasana Oliva nge nzafata ahantu hatobotse ngende nsana uwo mutima wagiye ubabara ngende negeranya gake ndamara burya nta muntu yama mu bukene kandi cyagiye cy'amafaranga ushobora no kuvuga ati reka ndaguha impano umugore wanjye ihenze wankoreye ibintu by'ibitangaza byinshi ni kibanza zaba nguriye ariko cyasubakamo ibanza buri urumva niba avuze ngo njyewe ndashaka kongera kuba umuntu wawe umwana tukamuha urukundo yigize abo wanjye cyane oyo arashaka urukundo rw'umwana umwana kure abona se abona na nyina uriya mwana ashaka mumuvana i Burundi mukamujyana mu muryango ese ubundi Didi nawe rero icyo wamenye nicyo kibazo cya mbere uri kwasasa yuko umwana wanjye ari i Burundi uri kumva byasasa ababizi ni bangahe none se mbizi ko na Bruze atarabizi ko yahoraga ashakisha naramwimya kandi namuhaye amakuru aho umwana ari uravuga rega murazora umugore neza ubundi se wapfubyemo umugore yanjye ntabwo yageze mfuba nk'umugore zarura umugore aho wasa cyangwa uri kinyabibi oya akuguswa ave gusa sigamba nubyibuha zana n'amabuni nyuma ubundi wasanga wamenya n'izina rye akora ntukaneza abantu dusengana nose ufite umunwa nk'uw'abagore oya umunwa ntabwo ari umunwa ngiye Oliva ndabuze ukuri niba twaramenyanye umunyamakuru kandi abanyamakuru batunzwe n'iminwa oya niba twaramenyanye ngoba kunkuraho umugisha wo gufumbatwa ukabaho ufumbaswe nawe njyewe none uwo mugisha wabona kuri Bruze yego hejeje watuyemeyeho ngo ufise umusheri noneho umusheri ndamutegeza kuri kamera ndamubura wa musheri atubwira ari hehe je nakubwiye mfite umuntu nkunda yego ariko ntago mbizi ahubwo uri kumva ahubwo ni Bruze mwari muri kumwe ejo kuko
nacanerekana video ngira uko ngenda nacanerekana video kuki kuri kamera mwihakana imbere ya kamera ukamwihakana mu buzima busanzwe utamwihakana undi ko kubunga nkaroho mbi wazabunza ukabunga ukagera aho hantu turira niba koko waratubonye cyangwa gushira hanze ntuzurakare nukuri gushira hanze ntuzurakare nta kibazo nushaka uzamfatire mu mashuku nkire hanze kamera maso nyumvira ibyo bintu njya mbikora mpamagara umutanga buhamya muhamagare nuriya mutanga buhamya bintu muhamagare Didi nukanzane umuntu wamuhamagare muhamagare uriya mutanga buhamya ndi kumwe na Bruze ngo akaye wewe ni mufata uri kumwe na Bruze ubusana nawe nabwira urana mukura ibihumbi 5 byo kurya ese Bruze muzabana kwera amafaranga none se erega naho yacenga hacugwanga yego komana ngerekana none nte mubwiza ukuri none hanga umugabo nyeneye ngiye narakubwiza ukuri niba ari inzara narayibonye uri kumva kubabara narakubonye na urukundo nararutanze nibagira icyo yego barukoraho wa mugabo wongeye ugiye kunshaka natazi wa mugabo baba ari ufite amafaranga nicyo cyonyene nshaka ibyo bindi uvuga nibiki niyo nyenye pe njewe have mubwiza uko urongera njewe have tujya tuganiraho gace yari umuntu wigize kuvanga amafaranga ni byose ndamupinga ariko none nibwo ndi kugenda mbibona ore nyenye amafaranga ibyo bindi byabagabo nje nagusabye umugabo mu bintu byose twaganiriye nigize nkubwira ngo nyenye umugabo cyangwa mu bintu nyenye byose mufashe bwose nigize nkusaba Didi nigize nkusaba umugabo niba nta reka nkwereke niba nta mugabo ukeneye ubifashe ngo arangiza niyo naba mukeneye ukagenda ukanzanira umwenda nakuyemo kera okay ori niyo nama nakeneye no kongera no gushyira ukagenda ukazana umuntu sura umuntu mukuru suvuze ngo ntago ukeneye umugabo reka tumutere umugabo ari wese ari kutureba no kuri kamera tumutere umugongo iminota 2 yonyene oya nanone ntuzatera abatureba sibyo kuko hari reka Bruze tumutere umugongo oya Bruze mutera umugongo eshana aho haguruka nkwereke haguruka nje umutere umugongo ubundi birangire urumva birangire okay kwa Bruze turavuga aya masati Bruze ntago tumukeneye nabyo nyene inshuro 10 Bruze singukeneye nushaka kumbwira inshuro 10 nzivuga uravuze ngo Didi ndakwiyama hindukira nta kibazo byarangiye Bruze ntago umukeneye mana Didi Bruze ntago umukeneye so wamutaye umugongo nawe yavuze ngo umugongo ntawo nkeneye Didi reka nkubwire kamerama hagara hari asuko ko mwabana asa Didi ubugiye ko nyakwa reka nkubwire wa mugongo wawe wihakanye aravuze uti ndashaka ko tubana ndabira ko rusha Oliva sigari mwiza sha nka uri undi imbere umaritse sigari amavuta man nk'ubu buraya man ukanzana uburaya ntago ari bwo nyeneye muri iki gihe usunika hirya man ntago nyirwana ntago nyirwana man aho yaciye ntago yacurwa yaciye he wayishyize kwande ushaka kwacisha umuriro ica he uyishyira he ntago ugenda uwo nyine wayishyize tugane gake wacike ucisha kwande tugane gake nyine man nuna friend unkore umbabarire sibyo mbabarire nagukoze kirekire urukumva kugwa kiganze hatagira n'ubyumva Bruze je ntago yigize nkora hari sinanabyibuka icyo gihe nkoraho ngiye mbabarire nanjye ntiza gaturesha reka tuganire simpaka ngo abantu tuzoje tuganira kuri kamera tubiyereka kamera ubyogoshe uko bibona Didi ndakwiyamye nongera ngo ndakwiyamye yariko ngiye kwasiga mu kiganiro nigendeye nuko Imana ndigendeye ndagiye je mu bintu byose igitekerezo cyanjye niba igitekerezo ufite yes muganirize basi ubundi rero kamubwire Didi uri kumva ubundi buri shinguka uri ratasumiza uti yewe ngo bigende gute umfashe iki mu ubwo buzima usanga ameze nabura bigenze ute akose kibazo cya rero wagiye unyumva mwumva ngo bigende gute ubundi bibona kanya nyina ni buri kiru gusiga ugasiga ugusanga nyina ni kiri wumva nta kibazo buri kiru gusiga ugasiga ugusanga amahirwe igihe umuntu yayatereye si rimwe si na kabiri si na gatatu nabwiye Imana ati Imana nibona ari wowe muntu wahindura ubuzima bwanjye izabureke bugume bupfe nta kibazo akori uzi ko
uzi ko uri gukura ndamaze imyaka ufite nyama uzagumira ndabisko ndi mukuru uzagumira n'abanyarwanda nanjye narabyaye ese twese twabyaye ahubwo urumva ejo nagiye gusenga urumva nagiye guterana bambwira yuko nuko Imana birisere baramanuriye ntago mubeshye banza wumve ikibazo cyane nagutuma mvuga ese wanyumvishe basi ndavuze hoya Didier dore ikintu mfana na Oliva n'ikintu dore ikintu mfana natuma mvuga njyewe ejo bundi nigire gusenga baramanurira barambwira bati buriya umugore ukwiye buriya wakirukanka ibihugu wagira gute atariko uburi umuntu ukwiye wakubaka Oliva niwe mugore none ndabimubwiye ariko kumwesikoro n'abanyarwanda rega kandi numva n'abakosa nakoze rega nanjye narasenze yego Imana irambwira ati Imana yanjye uriya Mungu nagaruka mu buzima bwawe byawe birarangiye urabeshye ubu nibwo nibabaho Imana 10 ugasimbiza hari igihe umuntu agiriye iyo Mana kandi nanjye baramanuriye yego tujye tugana mwumwe kuri umutima wawe yeko jya wabonye mwiki hera kuri njye umutima wanjye unyemeza ko nadashobora kongera kwemera Bruze mureke banze mvuge yego no namwe muvuge urumva Oliva ashobora kumbona agatungura bana namuhamagaye nimero yone yacamo urakumva je nagiye gusenga ejo muri ku cyumwe nari mvuye guterana bose mu mama w'umukristo nizera ambira yuko urakumva nuje naraha dore ikibazo rero nk'uyu nguyu azagenda nkwepa birangiye n'ubundi anagumiwe kuba ufite umwana no kugumira Oliva ukeneye umugabo ukeneye umugabo n'amafaranga urasenga Imana ikubwira ko nkeneye umugabo cyewe urumva ushaka ko ngeze ko ngenye umugore babandaje wowe ufite angahe se sheri ufite angahe ntago ari menshi ariko rega urabizi Didi n'abanyarwanda barabizi shyira hano duke wakemera mubaze cya kibazo shyira duke reka nkubaze Oliva bimubaze shyira hano sheri shyira hano oya icambe sugaka cyane ntabwo mufitiye umwana si mufitiye umwana Didi maze ndakwiyamye nasa gufitiye umwana Didiye reka nkubaze wewe uri umuntu mwigeze guhura cya gihe mwahura mubyarana mwahushwe n'amafaranga si mwajyamananye amafaranga ariko se reka gubaze ubundi aka kanya hari na kera wamugani nyigisuzuguriza ako se n'ubu ngubu kweri n'ubu ngubu nta kintu wakibwira oya ubwanwa no mu rugo ase wowe sirano bazi ikiganza kigenda n'amafaranga tubishire mu nzira imyaka 11 yego ndabara nameze angahe amezi 12 paka ndafata ukwezi wenda byibura ndiye kuguca make sibyo ceceka yo kugira ngo tubane ukwezi ngiye gufata imyaka umwana wanjye afite imyaka 11 yego no ngiye gufata wenda ukwezi nwiteka mureke yego ukwezi kumwe wenda reka muce make 2020 ukwezi fata 2020 ukube imyaka urakuba 12 none ukube imyaka 10 urafata ukwezi amezi 10 ngo ni 12 umwaka n'amezi 12 gwize n'imisi 140 nakube amezi nako amezi imibare hafi ya ntayo imibare hafi ya ntayo tumusabye kuba umudamu reka ntabwo tumusabye kubara amafaranga cyangwa amezi ni amafaranga yoroshye sibyo umwana wanjye afite imyaka 11 nafate byibura ukwezi 2020 sibyo akube imyaka afite sibyo agize kubara ayo mamiliyoni kabisa nimbona yashyize hano ebana nzavuga ati cyakoze ubwo ninuze nifata buguzi hari papa yawe nzi ariko se hano turi imbere ya kamera warayishatse urayibura ndakwiyamye hano turi imbere ya kamera ubwo bugoryi muba mwazanye imbere ya kamera ujya mureka kuvuga ibintu byose warayishatse urayibura narahira imbere ya kamera hano avuga ati ngiye nakwishyura inzu n'ukwezi sibyo reka mvuge nakuguriye papa 13 mami reka mvuge kuri kamera narahire hariya ngo narabizi umva ngewe unora kunzara reka mvuge ngewe ibyo bintu byarabaye byararangiye reka dutangire bundi bushyashya
mujye mu yego jye mu hambero twibagiza uretse ugura hombi urumva ndasana urumva uzabaze urumva ahacitse nge nzahasana umva Oliva nge nzafata ahantu hatobotse ngende nsana uwo mutima wagiye ubabara ngende negeranya gake nyamara twakoze burya nta muntu yama mu bukene kandi cyagiye cy'amafaranga ushobora no kumubwira ati reka ndaguha impano umugore wanjye ihenze wankoreye ibintu by'ibitangaza byinshi ni ikibanza zabanguriye ariko cyazubakamo ibanza reka Imana yabikora Imana ikora byose nyamara dukize hamwe nyamara dukize hamwe n'abantu badushyigikira ikibazo niyo mpamvu uvuze ngo ndahisemo Oliva ukareka wa mugore wundi mwabyarana ngubwire Didi ntuvanga amadosiye njye uriya mugore byarangiye ubu ngubu Didi majije gukura nyine ngiye kubaka ntabwo nshaka rero